twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Kurasida King TV. Turanezerewe cyane, murabizi ko buri munsi tubazanira abatumirwa, tuzana abakozi b'Imana, tuzana inararibonye, tuzana buri muntu wese ufite icyo ashobora kungura sosiyete nyarwanda, cyangwa se bikambuka n'imipaka bikagera ku muntu wari wese ushobora kumva ururimi rw'ikinyarwanda tuvuga. Hari abaturanyi abarundi, hari abatuye Tanzania bashobora kumva ururimi rwacu, abatuye Bugande ndetse abatuye Kongo bashobora kumva ururimi rwacu. Tuzikura ururimi rw'ikinyarwanda Imana yaruhaye, twavuga ngo ni nk'umugisha kuko ruvugwa n'abantu benshi. Hari naho tugenda dusanga muri mu itegeko nshinga ryemera ko urwo rurimi rw'ikinyarwanda ruvugwa mu bihugu bitandukanye atari ni Rwanda twabona ko rukomokamo. Rero tubahaye ikaze uyu munsi ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi 2020. Tumaze iminsi hari ibyo turimo kubona, cyane cyane ku gushyingiranwa ku ngo, ku muryango. Tubona Satani agenda arwanya cyane umuryango, irwanya urugo. Iyo tuvuze umuryango tuba tuvuze cyane umugabo, umugore, abana. Tukabona uburyo ki Satani arimo kugenda abatera imijugujugu ndetse cyane ashaka kurwanya uru rukundo, kurwanya uyu muryango. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umugaragu w'Imana, muyoboke ikaze kuri Kurasida King TV. Wakwibwira abadukurikiye? Murakoze, turabashimiye. Banita Evangelist muyoboke mu Rwanashaka William. Murakoze. Imana iguha umugisha. Nta kindi rero kitumye aza muri studio, aza kuri kamera, ni ukugira ngo tuganire ibishobora kubaka umuryango. Ese ijambo ry'Imana riratubwira ku gushyingiranwa. Nawe umaze iminsi ndabizi kukurikira imbuga nkoranyambaga, ndetse hakaba hari n'uruhare rwawe tugenda tubona, cyangwa se inama zawe hirya no hino. Uyu munsi urabona umuryango uhagaze ute muri rusange? Murakoze. Mu by'ukuri umuryango ni Imana iwurema. Umuryango ni igikorwa cyatangijwe n'Imana. Imana niyo yahuje abantu babiri, umwe aba umugabo, undi aba umugore. Iyo Imana ihujije abantu babiri baba bagiye kurema umuryango, baba bagiye gukora igikorwa Imana yakagombye gukora, kuko Imana niyo yatangije igikorwa cyo kurema umuntu. Rero iyo umugabo n'umugore Imana ibahujije, ibibahaye ka kazi yari kuzakora ko kurema abantu, hanyuma ikabahesha umugisha, ikababwira ati reka mwebwe noneho mureme mu cimbo canje. Ni ukuvuga rero urugo ni Imana irutangiza, ni nayo iruhesha umugisha. Ni nayo mpamvu Satani arugwanya, kuko Satani yagwanyije umuryango abagwanyije ikintu ciza kinezeza Imana. Nkuko Satani ni umuopoza w'ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga Satani yagwanyije igikorwa c'Imana. Satani ca gikorwa c'Imana gigacumbagira cyangwa ikagenda uko Imana itabishatse. Ico gihe Satani araranezerwa. Niyo mpamvu Satani agwanya umuryango, kuko umuryango ni uw'Imana. Nkuko azi ko iyo umuryango ubuza amahoro, abazi ko ari gukora Imana ahantu. Ijambo iyo dusomye muri mu itangiriro ibice 2 umurongo wa 18 tukageza ku murongo wa 25, dusanga ugushyingiranwa kwa mbere tukubona hariya mu ngobyi ya Edeni, aho Imana yafashe Adamu iramusinziriza ngo imukuramo urubavu. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ngo ni umugore, urwa rubavu yaruhinduyemo umufasha auxiliary, iruhinduramo Eva. Iramubwira ngo uyu nakara ko mu mara yawe azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Ndashaka nkubaze, uyu munsi ruriya rukundo rwo muri Edeni urabona ari rwo tukirimo hano muri iyi si? Ni rwo ruriho muri iki gihe cya none? Mu by'ukuri niko Imana yabwiye umugore, iramubwira ngo uyu ni umugabo wawe, ujye umwubaha. Nibwira n'umugabo ati nawe ni umugore wawe, ujye umukunda. Ariko njyewe nshobora kuvuga nti Adamu na Eva bari abantu babiri. Ni ukuvuga intambara bari bafite n'iby'amaso yabo yabonaga
ahanini bishobora gutandukana n'ibya none nk'uko uno munsi abantu ni benshi abantu ni bake noneho kubera environnement abaturanyi ibyo umuntu abamo yirirwamo ibyo ukora bishobora kuzara imbogamizi y'urukundo rwanyu kubera ko ushobora guhura n'abantu bakaguhindura cyangwa ukabahindura ariko Adamu na Eva bari babiri nta wundi muntu wari uhari mbona mu rukundo rwabo icabafashije n'umubare muke nta terambere rindi ryari rihari nk'uyu munsi ushobora gusanga umugabo abonye akazi kure akaja kure n'umugore akamara umwaka ibyo ntibyari kuri Adamu na Eva kwa gutandukana kwa hanini mbona byabyara intambara hagati y'urukundo rwabo kuko na Adamu na Eva n'umunsi Eva yabaye nkuva kuri Adamu ho gato nibwo yakoze amarorerwa nibwo yakoze ibyaha nkuko batakiri kumwe mbona gutandukana kandi ni ngombwa ushaka gusanga umugabo abonye akazi nko mu ntara cyangwa umugore wakakabona iyo agiye agasanga y'abantu niyo umugabo ye yasigaye mu bandi ugasanga bibyaye ibintu bitari byiza ku rukundo rwabo biba byariye intambara environnement iterambere imibereho mbona yabyara intambara mu rukundo mu by'ukuri ubu nyine twinjiye mu isi iri materialisme isi y'inyungu ahanini usanga umuntu mbere y'uko arongora cyangwa arongorwa atabanjije kubitekerezaho ahubwo ushatse umuntu udashatse ariko hari inyungu runaka wayibona swat ugiye gushaka umukobwa kubera ko iwabo bakize ariko udashaka wa mukobwa kugira ngo beneficinge ubone za nyungu ziri iwabo bikaba ngombwa gutwara wa mukobwa wabo hanyuma iyo bya bintu bije kurangira cyangwa iyo umaze gushaka ntubyinjiremo nk'uko wari ubishaka utangira kubona za nenge umukobwa wabo afite utarigeze uzibona nk'uko ntiwigeze ubitekereza rero njyewe uko mbona abantu bakagombye gushaka umuntu wakunze apana ibintu nk'uko ibintu biraguruka ubutunzi buraguruka none umuntu yaba ari umukene ejo akaba umukire waba uri umukire ejo ukaba umukene waba ufite icubahiro none ejo ukaba bakakikwambura waba ntacu ufite ejo ukagihabwa so njyewe mbona abantu ba none ntibashaka kubera ko bakunze umuntu ahubwo bakunda inyungu byamara kubana na wa muntu agasanga uko yabitekereje siko biri none agatangira kubona ko yagiye agwa mu mayerere mbona ico gihe nimba warashatse umukobwa ukurikiye inyungu hanyuma ya nyungu igashira utangira kubona swate ni mubi ingingo ze ntizigushimishije bigatangira gutuma abantu bacanana inyuma mbona kimwe gituma abantu baca abandi inyuma nukubera ko ntuba warigeze umukunda washatse udatekereje ugatekereza inyungu nazo ni nziza ariko inyungu ziza zishira cyangwa zikiyongera so aho wenda nasa nkaho nkunganira gucana inyuma ntabwo twavuga cyane ngo nukuba utarakunze umuntu hari n'igihe waba umukunze ariko bikazageraho bikaba paragisida ibyo nabyo bibaho akagwa mu cyaha nk'uko Dawidi yakiguyemo bikaba paragisida icyo cyo wenda gishobora kwihanganirwa ariko nanone hari n'ibyo twavuga ko biba nk'ingeso naguciye mu ijambo pastor icyaha cya agisida nticyosenya urugo buriya twese turi abantu ushobora kugwa muri erere ugahura n'umukobwa mwiza cyangwa ugahura n'umusore mwiza nabyo birashoboka kubera ko muba mukorana cyangwa muhujwe n'ikintu runaka akakugusha ariko urumva akugushije kubera ko ari agisida iyo bibaye agisida urihana mu mutima ushobora no kutabwira uwo mwashakanye ariko ukihana kandi bikakubabaza ariko icyaha gisenya urugo cyo gucana inyuma ni ingeso ni cyaha kindi ubona ko uwo washatse mudahwanye umurenze atari namba yawe atari size nono ukaza umuca inyuma buri munsi kugeza ubwo bitahura mbona ico ngicyo cyo gisenya ariko kino cyaha cya agisida mbona ngewe kitosenya urugo ndagira ngo rero bene data mudukurikiranye kuri Christ the King TV niyo ukoze subscribe ubu duteye inkunga Imana iguha umugisha iyo ukoze like ubu duteye inkunga iyo ukoze share ubu duteye inkunga tugaruke mu kiganiro nta kintu kibabaza umugabo cyangwa kibabaza umugore nko kumuca inyuma umugore wamukubita akihangana umugore wamwicisha inzara akihangana nubwo nabyo atari byo tutabigukangurira ahubwo turimo kubabwira ikintu kibabaza ariko kumuca inyuma bikaba rimwe ashobora kwihangana akavuga ati ni agisida bikaba
bibaye kabiri biba ingeso. Rero twababwira nta kintu kibabaza nko guca inyuma uwo mwashakanye, nta kintu kibabaza umugabo nko kumva ngo umugore we yamuciye inyuma ajya mu buriri bw'undi mugabo cyangwa se bw'undi musore bakorana imibonano, bwambura umugabo we yarazi akajya kubwereka undi mugabo. Nta kintu kibabaza umugore nko kuba ubwambure bw'umugabo bwe yarazi aca inyuma akajya kubereka undi mukobwa. Icyo kintu kirababaza, icyo kintu tukigengesere nk'itorero, nicyo kintu giciye ibintu hano hanze, nicyo kintu gituma abantu mwari mumaze kubaka uruganda, mwubatse more, mwubatse ibigo bikomeye, mukemera mukabicamo kabiri, mukavuga muti icyiza nuko najya aha undi akajya hariya. Rero tubyihanganire. Ndagira ngo nkubaze Evangeliste Muyoboke, urubatse? Yego. Ufite umufasha n'abana? Ufite umufasha n'umwana umwe. Imana iguha umugisha. Niki mu rugo rwawe cyaba cyaragufashije kumva ko urugo rwawe ruteretse aho Kristo yifuza? Nibyo nari nkubwiye, urugo rwacu rwubatse neza. Nza mbikunda kubigarukaho cyane ndi kwigisha abantu. Urugo rwiza kubaka ngo inzu nziza mutahamo ntiyo babuza agahinda, cyangwa gushaka umukobwa mwiza uteye amabengeza ntibyo kubuza agahinda, no gushaka umugabo mwiza ntibyo kubuza agahinda. Ariko ikintu cyubaka kigatuma agahinda katanaba nuko urugo rwanyu rwubakira kuri Kristo. Yesu niwe muntu wenyine ugomba guhabwa umwanya munini hagati y'abantu bashakanye, kuko Kristo iyo ari muri mwe niwe wenyine ubasha gutuma urugo rwanyu ruba rwiza. Intambara ntizabura, n'ibigusha ntibyabura, ariko Kristo Yesu iyo mwamuhaye umwanya muri mwe nicyo kintu cyonyine gitanga amahoro mu rugo. Murakoze. Nagira ngo nkubaze akabazo k'amatsiko, kandi n'abadukurikiranye kuri Christ King TV uraba ubahaye ishusho cyangwa se urugero. Hagize ukagira ahantu ku nyanja ugasanga mama wawe n'umudamu wawe, umufasha wawe bari hariya mu nyanja, hakaboneka undi muntu akakubwira ngo kugira ngo tukwemerere kujya hariya mu nyanja kurohora, urahoramo umuntu umwe. Harimo mama wawe, harimo umufasha wawe, mama w'abana bawe. Ndashaka kukubaza, ugeze nk'ahantu bimeze bityo, nubwo ntabikwifurije, waruhora nde? Icyo kibazo kiragoye mu by'ukuri. Mama n'umudamu, mu by'ukuri Bibiliya, umudamu n'umugabo ni ikintu kimwe. Ubu ni nkaho nanjye nakubaza, wewe na mama wawe murohamye, wakunda ko waruhuka mu nde? Mama n'umufasha. Wewe na apa n'umufasha. Nanjye ndakubaza kugira ngo mbone ngusubize. Ari wowe urohamye na mama wawe akarohama, wakunda ngo arinde uvamo? Hariho mugani w'Abanyarwanda, hari icyo bavuga ngo inyuguti yatwe yarabuze habonetse iyanjye. Urumvishije? Nakumva ko narohoka ninjye. Ubwo urumva wewe wakunda ko bakurohora mama wawe akarohama? Reka mbivuge niyo. Nimba wumva ko bakurohora ariko mama wawe akarohama, none nanjye urambajije ati mama wawe arohamye n'umugore wawe akarohama, ninde muntu wakunda ko barohora? Nimba numva ko bandohora mama akarohama, ubwo ni ukuvuga exactly n'umugore wanjye niwe barohora mama akarohama, nk'uko umugore wanjye ni njye. Usanze turimo kuganira cyane ku muryango, turimo kuganira ku iyo tuvuga umuryango tuba tuvuga inyungu z'igihugu. Iyo umuryango wubatse neza tuba twubakiye igihugu, iyo umuryango umuryango uri mwiza cyane, wubakitse, ufite za ndangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda, igihugu kirishima. None nagira ngo nkubaze nkawe, niki kintu ubona muri iyi minsi ya none ubona ko ingo zirimo heza ikintu cya divorce, tugabane dupasure, njye ukwanjye nawe ujye ukwawe, ubona biterwa n'iki cyane? Izi divorce ziraterwa n'iki? Ninavuga ko imiryango y'iyi minsi isa nkaho yubakiye ku musenyi, kuko umusore aravuga ngo ngewe ngiye gutoranyamo tuzarushinga, ntago areba uwo umutima we wishimiye, ahubwo areba wa wundi afite icyo akurikiyeho. N'umukobwa rero nawe nta kinyuranyo cy'icyo,
kuko nawe aravuga ati no sinzabaho nabi kubera bino na bino, cyangwa se akavuga ati umusore uyu nguyu twari turi kumwe ndabona ntacyo afite singiye kuhangayikira muri uru rugo, noneho akagenda kuri ashobora kuba ari n'umupapa si umusore gusa, akagenda amukurikiyeho ibintu, ariko nyuma yaho bya bintu mu by'ukuri byashira cyangwa se ibyo agenda amushakaho atabibona, bigatangira biza biturukamo divorce, cyangwa se ushobora no kuba umusore ufite amafaranga cyangwa se imitungo, amazu, noneho umukobwa akaza aje kugira ngo mugabane, akaza akaguha amezi 3, ariyo ntekereza ko ariyo masezerano ubwo muba musizinyanye mu mategeko, kuko nyuma y'amezi 3 ahita atangira kuzana iby'intugunda ubundi mukagabana. Ugasanga nyine n'ibyo duhoramo mw'iyi minsi, ni imiryango y'uyu munsi, nta musore wishimira gushaka, nta mugore wishimira gushaka, n'ushatse abafite ibyo ashaka, mbega ukumva ni ikibazo gikomeye cyane mu muryango nyarwanda. Nge ndi umusore ndacyari ingaragu, ntago nubatse, ariko byinshi ndabibona. Niki wumva nizihe kritere, nibihe bimenyetso uzakurikiza mu gihe uzajya guhitamo uwo muzubakana? Icya mbere nzakurikiza ni uw'umutima ushaka, uw'umutima wanjye uzanshimira. Ntago nzagendera ku bwiza, sinzagendera ngo nuwo kwa runaka, oya. Uw'umutima wanjye uzishimira kandi nkumva ko koko yambera umugore, akanderera abana, akambera umwe tuzakomezanya urugendo rwacu mpaka kugeza dupfuye. Uwo nguwo niwe nzareba, ntitaye ngo ni muremure, ni mugufi, ni inzobe, afite iki, oya. Ngewe nzareba umutima wanjye ushaka, uhamanya n'umutima wanjye. Uratubaza utari ko se ko iyo turi hariya mu murenge umuntu amanika akaboko ati akarahirira Repubulika y'u Rwanda, akavuga ati nshingiye ku itegeko rivuga iki n'iki, nemeye ko runaka na runaka bashingiranwa, cyangwa umwe akaba umugore wundi, undi akaba umugabo wundi, nta gahato. Noneho iyo tugeze mu itorero, ndi umushumba, ndi reverandi, hari andi mategeko, hari izindi ndahiro usanga twanditse hariya, ugasanga pare arazifashe, runaka amanitse ukuboko imbere y'Imana, aravuga ati ngewe runaka imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo nemeye ko kanaka cyangwa nyira kanaka ambera umufasha, ambera umugabo, ambera umugore, tukazabana. Bakagera hasi ngo nsezeranijwe kugukunda, akabyemera, kubana nawe mukuri nta buryarya, tuzabana mu makuba, mu byiza, mu byago, mu bibi, tuzabana. Bakagera naho bagera bakavuga ngo mu bukene, mu bukire tuzabana, nta kizadutandukanye, mu burwayi undi muzima, nta kizadutandukanye. Ariko aha hantu nyakubahwa, nanjye hari icyo unyibukije. Hari ugeze kumbwira, arambwira ati Reverandi, ati iri tegeko yaransanze muri office, ati iki cyo murahira ngo murwaye cyangwa tutarwaye, ati ngewe cyo ngicyo cyo mbaye ngihakanye, ati mu byo muzansezeranya, ati cyo ngicyo ngewe ntabwo nzacyemera, ati muzanshakira urundi rwandiko kitanditsemo, ati kandi urwo rwandiko nzarutahane, ati ejo bundi nge ndureba menye ibyo nasezeranye kubaka. Naramutinye kandi naranamukunze. Amatorero usanga hari ikintu dushyiraho kugira ngo tumere nkaho tuziritse umuntu, ndetse nari mugasanga dutinze ku mpeta, ngo iyi mpeta ngo nta tandukaniro, ngo nta teranyirizo. Biriya mbona bigiye kuzamera nkaho abantu bazajya bavuga bati ni ukuduhambiranye. Yarambajije ati reka nk'urugero, ati ubwo burwayi muvuga n'ubuhe? Ni malaria. Ati cyakura narwaye malaria nakwihangana. Ni gripe, ati gripe nzihangana. Ni gikomere yakomeretse, yahuye n'akantu karamwica, nzihangana yivuze. Atari ko bibaye agakoko ka sida, ati bibaye ubwo burwayi, ati wowe uri umushumba, nuko yambazaga, ati wowe wabyihanganira, ati nkazana uburwayi uri umugore uzabyihanganira, nkazana uburwayi ndi umugabo uri umugore nzabyihanga, ati ibyo bintu uzabyihanganira. Nabaye nkugwa mu kantu.
nahise mvuga iki kintu cyo barwaye batarwaye numva mu masezerano twakagombye kuba nk'abagikuramo barwaye batarwaye kuko kiboha abantu iki gihe ubu hambira ku muntu nigeze kujya kunga abantu bitewe n'ikibazo bari bafite umuntu arambwira ati ngewe ni umugabo wabimbwiraga arambwira ati ngewe twasezeranye ko tugomba kubana karamata ati tuvuga ko tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse ati rero uburwayi bwanjye ntabwo bugomba kunsenyera urugo atagomba kubaho ngaho tukabana kuko yarabirahiye ati mu isezerano kwa padiri mu isezerano mu rusengero yarabirahiye ariko nanjye aka kantu ngatekerezaho mwebwe mugatekerezaho iki Revera murakoze cyane nanjye hari icyo mbitekerezaho kuko nasanze ibintu bimwe na bimwe mu matorero ari amayobera matagatifu nk'uko ba padiri bajya babivuga ubundi ikintu kijyanye n'irahira ryo mu nsengero nyine mu bibi mu byiza mu burwayi ko muzabana hari bimwe na bimwe mba numva mwadufasha mukazahindura kuko nanjye ubwanjye ndi umwana wa pasiteri ariko ntekereza ko mbaye rwose mfite umugore yaransezeranyije ibyo byose narabirahiriye imbere ye ariko akaza kunsezeranya noneho ngewe nkaza kugira icyo kibazo cy'uko umugore wanjye bibaye ngombwa ko yanduye uburwayi bw'agakoko gatera sida nk'uko mwari mubivuze ntekereza ko ngiye kumugisha inama se papa rwose uyu muntu tugumane cyangwa ntitugumanye ntekereza ko inama ya mbere yampa yihuta ariyo kumbwira ati muhungu wanjye garuka ari nayo mpamvu rero mbishikamo cyane mvuga ngo muzabitekerezeho mushake rwose uburyo mwabihindura mu nyandiko mugira mushake rwose uburyo mwashyiramo ako kantu kuko n'ubushize ubwo ndabivuga mbikomoje ku bushize hari umusore w'inshuti yanjye ni inkuru nzi yabayeho y'imamo ni ukuvuga ngo bari abantu babiri bakundana ariko haza kubaho umusore aza gutera inda umukobwa ariko bafite gahunda yo kuzabana umukobwa arinda abyara batarabana ariko nyuma yaho mw'urwo ruhererekane n'ubwo bushake bwo kubana baza gupanga ibyo kubana bagiye kwipimisha basanga umusore yaranduye nyuma yaho umukobwa basanze nawe ari muzima umwana nawe baramupimisha basanga ni muzima ubwo icyakurikiyeho nuko umukobwa yahise avuga ati uhoya ntago rwose tugisezeranye kandi ikindi ngewe nemera ku giti cyanjye yego habaho iby'amatorero ibya leta n'icyo ariko isezerano ry'umuntu cyangwa se isezerano ry'abantu hagati yabo babiri niryo nemera kuko nemera ko nimba wansezeranyije ko nakubera umugabo nawe ukansezeranya ko nakubera umugore nkabyemera nawe ukemera aribyo mw'iyi minsi bavuga ngo ni ugutera ivi ntekereza ko iryo niryo sezerano rya mbere ntekereza ko tunakoze divorce bibaye ngombwa ko bavuga mw'iyi minsi ngo ni ugutera indobo unteye indobo ntekereza ko ariyo divorce twaba dukoze nubwo bitaba binyuze mu mategeko n'iki ariho mpera nkomoza ko rwose nta kabuza ayo mategeko mu byo mutureberera ndacyari umusore nanjye urumva ibyo bintu bizangonga muturebere rwose ibyo bintu muzabihindure yego hari uburwayi bwo kwihanganirwa umugani nka malaria umuntu se ashobora gucika ukuguru mugakomeza mukaba muri kumwe ashobora gucika ukuboko mukaba muri kumwe ariko sintekereza ko icyorezo cya sida rwose ese ukiraho wenda tuvuge wemeye ko ibyo wenda malaria n'ibiki noneho ahumye wabigenza ute ndakubwiza ukuri ko uburwayi bw'ubuhumyi ntago ari uburwayi bwandura kandi ntago ari uburwayi umuntu yewe ashobora kuba ari impumyi ariko ntago azatuma bimumye yego ibyo rero nibyo nashingiraho kuko buriya ni n'amategeko sinzi ibya teoloji cyane ariko ndabihamya neza ko Imana yaduhaye ubwenge ngo twimenye kandi ntekereza ko sibye Yesu Kristo wenyine witangiye abantu bayo n'abana itorero rya Nyagasani ntekereza ko ari we wenyine wakoze icyo gikorwa muri iyi minsi biragoye rero kuvuga ngo kabone niyo yaba ari umubyeyi wawe cyangwa ari umugore wawe sinzi nimba wabasha kumwitangira
uko bikwiye ukavuga ati nta kibazo ndemera dupfane nimba ari ururwobo rurimo umuriro ngiye kugwamo ntago uri bugende wenyine nanjye turarujyanamo ibyo mw'iyi minsi ntago bihari ariho mpera mvuga ntashidikanya ko rwose umuntu ni umuntu kandi namwe mugira uko mureba kuko namwe nubwo muri aba pasteri ariko namwe mwambaye umubiri w'umuntu sinzi nimba ikibazo gishobora kuba hari ibibazo biba mu rugo rwawe ukabidefanda cyangwa se ukabigira secret nk'abantu bari mu rugo ariko sintekereza neza ko icyo kibazo kibayeho sinzi namwe murashaka kutugira inama sinzi nimba icyo kibazo kibayeho namwe mwakihangana murakoze hari icyo twita ubwiru kandi nibura icyo kintu cyo koko tuzakiganira nk'uko leta igivuga iti itegeko iri reka turebe irindi turisimbuze natwe nk'amatorero tugira aho duhurira tuzakivugaho ubwo buvugizi tubukore turebe icyo kintu ariko noneho muyoboke iyo abantu babiri bagiye kubana haba hari inyungu umwe akurikiye ku wundi swat ni ukubyara ni umuryango ni ukwagura umuryango n'ubwami bw'Imana ariko nanone wenda ashobora kuvuga ati mushatse kuko tureshya afite inzu nk'iyi afite uruganda afite imodoka uyu munsi nanone wenda tuvuze stadire ke tukuyemo iki mu burwayi tukagikuramo ariko nanone mu bukire mu bukene twarisizemo uyu munsi agushatse ufite biriya ese igihe byarangiye we ntazavuga ati nanjye ndaguhindutse kuko ibyo nagusanganye ntabyo gifite byagenda gute nanone ese turikuremo cyangwa turirekeremo byose tuyarekeremo ahubwo akomeza abatangire abe garidefu okay pastor urakoze iki kibazo ni cyiza kuko uravuze ati umuntu arahiye ati mu byiza no mu bibi yagwara atagwara yabyara atabyara tuzabana akaramata uravuga ati iri tegeko cyangwa iyi ndahiro hari abantu iproteja kandi umuntu aravuze ati nubwo ngwaye sida ariko wavuze ko ntagwara tuzagumana urumva uwo muntu afite ingingo imurengera ntabyara wavuze ko wararahiye urambura akaboko imbere y'Imana ubyemeza imbere y'abakozi b'Imana none ati si cyo kintu ko kirimo gifavoriza betize umuntu agakora amakosa afite ingingo runaka imurengera icyo kintu kiveho kugira ngo izo betize zirangire mu by'ukuri urugo ntirukwiriye kubakwa n'indahiro voilà indahiro si ikwiriye kubaka urugo ntabwo indahiro ari wo muryango ukinga cyangwa umwambaro bambika urugo kugira ngo rukunde rugire ubusugire iki ni ikintu jewe ndabivuga uko mbyumva urugo rukwiriye kubakwa n'urukundo urukundo rukwiriye kubaka niko rukwiriye kubaka urugo noneho iyo urukundo rwubatse urugo hanyuma umugore akaza kurwara nkuko kurwara birashoboka mwibuke mbere nababajije atese umugore wawe nawe n'abantu babiri ati n'abantu umwe sinzi ko twemeranya ko nimba wowe n'umugore muri abantu babiri cyangwa muri umuntu umwe ndeka tukubaze pastor wewe n'umugore wawe muri babiri cyangwa muri umwe amfe turi umwe ariko nanone biterwa na nuza na ka iriho oya ikibazo ni yego muri umwe cyangwa muri babiri turi umwe umutwe wawe ugwaye bawutema kugira ngo amaboko n'igituza bigira amahoro umutwe tukawutema kubera ko wagwaye oya nakwifuza jewe numva urugo ntirukwiriye gutandukanwa n'ibibazo kuko ku isi iyo bavuga isi ubundi isi ni ibibazo jewe numva urukundo ni ikintu chamaana sana ni ikintu kinini kigomba kuba hagati y'abantu bashakanye ni nacyo kintu kizatuma rwa rugo rukomera kuko gukena ubukene nabwo ni bubi nka sida gukena kubyara ugira ngo sida niyo mbi kuruta umuntu utarabyaye ariko iyo mufite urukundo hagati yanyu urugo rwanyu rutubakiye ku mategeko rutubakiye ku ndahiro rukubakira kuri Kristo rukubakira ku Bibiliya ivuga urukundo nyarwo pastor namwe muri kunumva
urukundo nyarwo ni urukundo rushira umuntu muri risike. Iyo urukundo rwawe rutoje muri risike kubera ukunda, ntabwo uwo rukundo niruba rukihari. Kuko iyo usomye mu rwandiko rw'Abakorino bavanga urukundo rurihangana. Nimba rero utabasha kwihanganira umuntu, ni ukuvuga ko urwo rukundo nta n'urwigeze ruhaba. Buri impamvu divorce zibaho, umuntu akabona inenge z'undi muntu zikananirwa kumujera, bigatuma mutandukana nuko utaba warigeze umukunda. Ariko iyo wigeze ukunda umuntu, urukundo nyarwo rutari urw'inyungu, urukundo ruri agape, urukundo ruri original rw'Imana, ni urukundo rwatuma uja muri risike kugira ngo uwo muntu abeho. Rero iyo urukundo rwawe rutabasha kugushira muri risike, ni ukuri kw'Imana urwo rukundo ndi ruriho. Kuko urukundo nyarwo ni Kristo Yesu. Yesu yasize ibintu byuzuye, araza yemera kudupfira kugira ngo tubeho. Nimba wowe wumva ko urukundo rwawe utokubarara kuwukunda, ahubwo ukamushira hasi sikamwota, ndakurahiye urwo si urukundo. Mu by'ukuri urakoze cyane. Ikibazo nuko kigoye. Kiragoye. Leta iravuga ati hari ibizabatanya nibizatuma mukomezanya, ariko nje hano ndimo mvuga, sindimo mvuga mu rwego rwa leta, ndimo ndavuga mu rwego rw'iyobokamana. Kuko imwitorero ho batashizemo ingingo niba urishobora buriya ikintu cyose iyo itorero rivuze ngo njyewe na madame tubaye umuntu umwe, ni ukuvuga itorero iryo rikurikiza wa muco wa Bibiliya, indangagaciro za Bibiliya. Kuko Bibiliya ntiyemerera abantu gutandukana. Kuko umwuka wo gutandukana, usibye no gutandukana k'umugabo n'umugore, abantu umwuka wo kwirema ibice ni umwuka wa Satani. Kandi Bibiliya nta bizigera iba umuvugizi wa Satani. Niyo mpamvu Bibiliya itemera abantu gutandukana, kuko gutandukana umwuka wa separation, umwuka wo kwirema ibice, umwuka wo gutandukana, uwo ni umwuka wa Satani. Niyo mpamvu Bibiliya itawemera. Bibiliya ntiyigera iba umuvugizi wa Satani n'umunsi n'umwe. Ariko tugarutse muri Bibiliya, Yesu yatanze right, yatanze uburenganzira. Aravuga ngo umugore niba mufata sambana, ako kanya mwandikira urwandiko rumusenda. Mwandikira urwandiko rumusenda. Rero ikintu gitanya natwe twemera nk'itorero, gitanya umugabo kigatanya umugore, gucana inyuma. Biramutse bivuzwe mu mategeko, bikajya mu mategeko, n'umugore akavuga ati twebwe nk'itorero ntidutanya abantu, tubijyana muri leta. Leta impamvu nayo ifite ingingo y'irengera uyu munsi, nuko yo iricara, inteko ishinga amategeko ikicara, bakiga ikintu kimwe, bakakiga, bakagishyiraho, bakavuga bati iki kizarirengera, iki kizagira gute. Ariko twebwe nk'itorero usanga itorero rimwe rifite indahiro yaryo, ugasanga irindi rifite indahiro yaryo. Donc muri gihugu cy'u Rwanda dufite amatora arenga ngira ngo nk'igihumbi. Ayo matora buri muntu wese, buri torero rifite indahiro rirahize abantu. Ahubwo wa mugani nkuko mwene data yabimbwiye, ahubwo dukwiye koko ndabizi ko bazatubona hari za seperi aho aba protestant bahurira, hari na born again aba revival churches aho zihurira muri ziriya forum z'amadini n'amatorero, aho bari bige kuri iki kintu nacyo barebe uburyo kitwahuza ahubwo na leta, ahubwo tukavuga duti iki kintu kirakwiye koko. Kuko nanone urambwira twebwe hari ibintu twirengera. Uyu yavuze ngo ni umwana wa pastor, nanjye ndi umushumba, ariko iki kibazo kibaye nk'icyo uyu muvandimwe atubajije, uyu munsi hakaza uburwayi bwandura, ese wakihanganira? Uyu munsi wasize umudamu hariya mu rugo, cyangwa yagiye ku kazi, ejo mugiye kubyara. Iyo abantu bagiye kubyara, hari kwa muganga barabapima, iyo bamaze kubapima baravuga bati sava. Noneho uyu munsi ukikanga, wowe warinze ubwere bwawe, uravuga uti nararahiye ko ntazamuca inyuma, ko ntazagira gute. None we mugiye kwa muganga barababwiye bati yaranduye, byararangiye, ni burundu. Cyangwa se bakavuga bati DNA ikagaragaza n'umwana so wawe, wabyihanganira ute? Uretse Kristo, hari ibintu Kristo yadukoreye, ariko wowe uri umuntu ntabwo uri Kristo, wikwigeranya muri icyo nanjye ubwanjye uyu munsi umbwiye ngo ni ntanjye umwana umwe nk'uko Imana yakoze, ntabwo namuguha. Napfushije n'umwana ndarira kwirimba, ndarira ndaboroga, none urambwira ngo ninjye kumutanga ngo apfire n'umuntu utanyifuriza ibyiza, ntabwo namuguha. Uyu munsi ntabwo namuguha. None urambwiye rero ngo
banyamatorero n'amadini dukwiye kongera kwicara hamwe tukareba izi ndahiro tubwira abantu aha batazana tujyana mu nkiko leta bakatubwira bati dore leta yaranogeje natwe ni munoze aya izi ndahiro. Vera ntaguciye mu ijambo yego nibyo usa nkaho ufite ibyo turi guhuza ariko se nk'uko yaratubajije bibaye ngombwa se ko mwaba mutarabyara ariho mwari mukirushinga mutarabyara ese ni iki cyaba numva aho ngaho mwaba mugihujwe n'abana nicyo cyatuma umuryango ushobora gukomeza kubaho bibaye ngombwa ko abo bana baba badahari uwo mugore akagira ikibazo cyangwa se umugabo akagira ikibazo cy'ubwo bwana ese wabyihanganira kuko mukabigira ubwiru oya nkanjye ku giti cyanjye oya hari ibintu nshobora kwihanganira navuga nti nzihanganira umuntu ashobora kutabyara icyo si ikintu yikururiye kuba umuntu atabyaye ntabwo ari ikintu yikururiye nawe ubwawe bishobora kuba ari wowe nubwo bataramenya ubyara ariko mugiye kwa mugabo bashobora kuvuga bati ni umugore cyangwa ni umugabo icyo ngicyo si ikintu yikururiye wamuza icyo ni ukuvuga ngo tona emera ubone ni ukuvuga ngo tubisangire ntabwo ari ikintu yizaniye ariko umuntu yavuye aha umusigira ibyo kurya umusiga mu nzu wenda muranakodesha wagiye gushaka amafaranga yo kuyikodesha undi nawe agiye mu mikino ye urumvishe azanye noneho ubwo butunzi butafite inyungu arabuzanye uwo munsi wakora iki nanjye nkanjye reverandi reka Bibiliya iravuga ngo twe kujya ngo twikoreza Bibiliya ni Yesu yaravuga ngo bikoreza ngo umuntu amategeko ngo umusozi bakamwe ntabwo uyu munsi torero batabasha kuwikorera uyu munsi sindi bukubwire mu Kristo ikintu ntanjye ntakora ndakubwira nkanjye nubwo ndabizi muzatwohereza commentaire zivuga kuri iki kintu ariko uyu munsi nkanjye ntabwo nabyemera navuga ntigenda leta rero niho ibera umubyeyi leta no umubyeyi niwe tubwira igategura itegeko igasigaza n'ikintu n'ingingo ikurengera irengera na babandi irengera cyaje mutabyaye ikavuga iti Reverend turakoze hari ikintu mbasha kuvugaho mu by'ukuri urambwiye atese mugiye kwipimisha n'umudamu wawe usanze aranduye ese wakweme wafata risk iki kintu Yesu yaravuze niwe mutwe w'itorero kandi yemeye gushira ubuzima bwe mu kaga kugira ngo arengere ubuzima bw'itorero aragaruka Kristo aravuga ngo nawe ni Paul wabyanditse nawe mugabo uri umutwe w'urugo rwawe nawe mugabo ni wowe nimba Kristo ari umutwe w'itorero n'umugabo ni umutwe w'urugo rwe jewe numva gusa sindi gufavoriza abantu guca inyuma bo bashakanye sindi no kubwira abantu ariko mu gihe ibyo bibaye jewe sinshigikira umwuka wo gucamwo ibice bibiri ahubwo Bibiliya iravuga ngo hahiriwe umuntu yihanganira ibimugaragaza ariko hari ibintu kandi nitugera mu ijuru tuzahembwa kwihangana hari umusiramu urimo kukureba uyu munsi utizera ko Kristo yaje akamupfira uyu munsi turimo turafasha umuntu wese uzatureba ni umwisilamu ni umudivantiste ni umukristo ni umuhindu ni umurangi afite ibintu yizera ariko noneho uyu munsi turimo turafasha turafasha umuryango uyu munsi uko nujya kumubwira Kristo arakubwira ko ibyo atabyemera aravuga ati biriya ni by'abakristo noneho bise ibyacu ariko uyu munsi dufashe buri muntu wese urimo kumva ururimi rw'ikinyarwanda tuvuga twakora iki wowe tubwire yego cyangwa hoya ntabyo nakwemera cyangwa nabikora okay jewe sinakwifuza ko biba ariko nje biramutse bibaye sinatandukana n'umugore titwagabana kuko buriya habaho ikintu bita egoisme kwikunda shobora kwikunda ngatandukana n'umugore agatwara umwana wanje akinjira muri risk gukura nta mubyeyi umwe afite kubi inciro y'umugana wanyuze ngo ni cacana se na nyina baratandukanye umwana agakora n'intimba ngewe narashize akaguru ku kandi rero umugabo ni umuntu witegura guhangana umugabo ni uguhangana umugabo si ubwanwa n'ipantaro umugabo ni uguhangana so niteguye guhangana n'ibyo kugira ngo uriya mwana wanje iwanezerwa abana banje bari kumwe babona urukundo rw'ababyeyi babo babiri kuko nimba ngewe n'umugore n'urugero dutandukanye ejo umwana wanje niye pica nzaba muhaye iwe ni gute atazatandukana n'uwe mu gihe hazaba habaye akantu gatoya
ahubwo reka mbabwire kino kintu impamvu n'ingo nyinshi none zitandukana nuko tutagitinya ijisho ry'ababyeyi hari ikintu umuntu atanakora uri kuvuga ngo sinkora iki kintu mama na papa batumva iki kintu ariko mu gihe umwana atagifite ijisho ry'ababyeyi abantu bavuye mu muco ahanini nibi bya separation ibi byo gutandukana bya divorce tibinategwa na sida ahubwo birimo birategwa nuko abantu bagenda bata umuco wa kinyafurika dukopera imico y'abazungu ariko mu muco wa kinyafurika habaho umuco wo kugarde ubumwe bw'urugo ubumwe bw'umuryango umugabo yakwemera risk kugira ngo abana be bakurane ishema kandi abatanze isomo ryiza ku bana be ryo kwihangana murakoze reka ngira icyo mvuga hagatoya mbwira evangeliste muyoboke hari ibintu byinshi tutari kwemeranya ariko reka nkubite ku ngingo sinzi nimba namubaza gutya kansubiza ese wemera ko iyo divorce itabayeho ari byo bikurura impfu nkumva ngo umugore yisha umugabo n'umugabo yisha umugore ese abo bana bazakura bumva gise ngo babanye na nyina babanye na se kuko se yishe nyina ese ubwo isa azaba akiri umubyeyi imbere yabo ngewe ku ruhare rwanjye numva ko ntago dukwiye kubohwa n'iyo myumvire y'amadini kuko iyo myumvire y'amadini rimwe na rimwe hari ibyo dukoresha ibintu bikagenda bikatujyamo ukumva ngo evangeliste runaka yakoze ibi reverend runaka yahemukiye umugore mw'ubu buryo kubera bya bintu wapakiye agahinda kakaba kenshi kwihangana ibyo nibyo ngira ngo tuve mwako kantu kameze nk'akazu ko kujya mu mahame runaka ko kujya mu nakarindagize kuko ntabwo uzambwira ngo umuntu azashyiraho ikintu nabonye ubundi mu matorero nanjye ubu ngubu nshobora gushinga itorero runaka nkashyiraho discipline hari doctrine na discipline ngewe nkashyiraho discipline runaka ati ibi n'ibi nshobora no gushyiraho gukuramo ngo narwara sida nk'uko twabivuze ntekereza ko ariho nanabona abayoboke benshi baza bitewe n'uko ni mu nzira ya gihogera cyane rwose ari nayo mpamvu ngira ngo tureke kujya mwako kantu niturangiza nitujya kukubaza ikibazo uri umupasiteri cyangwa uri iki uvuga ati biriya ni nk'amayobera matagatifu reka tuvuge ibintu bisobanuke kandi buri umwe wese uri kutwumva nawe yumve ko rwose ibyo bintu binyuze mu buryo murakoze mu by'ukuri ariko nanjye muyoboke wenda uretse kuri kamera cyangwa se kuri kwitangazamakuru iki kintu urimo kutubwira nawe nzi ko gishobora kuba atari cyo kiri ku mutima cyangwa ku bwonko bwawe ahubwo uvuga uti reka ngaragaze aho ndi reka ngaragaze ibi ngibi ndashaka mbone wowe nkawe wakora iki koko ibivuza nibyo wakora mu by'ukuri kuki mu by'ukuri sindimo mbwira abantu je kintu mbwire si mbwira bari kunumva nuko urugo rwubakwa ku rukundo iyo si urukundo ruciwe umugabo cyangwa umugore ubundi urukundo rurihangana sinzi nimba twemeranya ko urukundo ruri original rwihangana sinzi nawe nka reverend ubundi umugore wawe ni nayo mpamvu umugore wawe si ikindi kintu umugore wawe ni wewe umugore wawe ni wewe umugore wawe ni nk'umwana wawe ni amaraso ni nyina w'abantu bagukomokaho ni umuntu mwahuye mutangira kurema isi so uwo muntu rero ni umuntu mwakagombye kuba mwuzuzanya aho apana kurwana jewe numva urugo rukwiriye zino mpapuro bene izi mpapuro zimwe z'indahiro urugo ntirukwiriye kubakirwa ku ndahiro kuko indahiro no muri Bibiliya ntekereza ko itanabayeho kuko ntekereza indahiro abantu bagenderaho ni indahiro ya Rusi na Naomi kandi Naomi na Rusi tibari umugabo n'umugore ahubwo umwe ari nyirabukwe wundi ariko aramubwira ngo nintandukana nawe Imana izabimpore bikabije iyo niyo ndahiro dukoresha uno munsi ariko iyo ndahiro ntiyakagombye kubaka ku rugo ahubwo urugo rukwiriye kubakwa ku rukundo ugakunda umugore impamvu rero abapasiteri batugenera ziriya ndahiro nuko baba bazi ko tudakundana bakavuga ati bano batipa amabandi kubera ko adakundana ari inyungu runaka ari kugenderaho reka tubahereza impapuro zizabagarida impapuro zizabafasha uratubesheye kandi ndahari
kuko icyo gihe cyo ntabwo twagitekereye kuko tuba tuzi ko mwabiganirije ubundi leta hari ikintu nkunda padiri arabaza ati ni ku bwawe mugore ni ku bwawe mukobwa uje gusezerana leta nayo mu gitifu akabaza ati ni ku bwawe ni wowe cyangwa ni ku gahato k'umuryango mbere niko tubaza pastor buriya ukuri ndi kuba ku kanwa ukuri kuba mu mutima nubwo waba ukunze umukobwa umukundiye inyungu ntiwaje ari uvuge ngo ni inyungu nari nkurikiye uzabesha abantu niwe nkuze ariko mu mutima wawe uzabuze icyo ukurikiye kuko nimba ukunze umuntu kubera urukundo nyarwo wa muntu akaza gucika akaguru akaza guhuma akaza kurwara akaza kuba ingumba rwa rukundo niko ruzagusukuma kwihangana ariko iyo nta rukundo ruri muri wewe wa muntu akaza kugira za risk kuko nta rukundo rwigeze ruba muri wewe nubundi uzavuga ati uyu munyago ndakomeza mwihambire wiki reka nceho cyangwa nawe agende ariko urukundo ni ikintu kigomba gutangizanya na fiançailles kigakomeza nta zindi nyungu nimwe namba rureba kuzageza umuntu ashaje ese muyoboke usezeranye n'umugore wawe mwiza ukunda ese umugore wawe akubwiye ngo mfite hariya umwanzi wanjye n'urugero Jacques n'umwanzi we akakubwira ati genda unyicire Jacques uri hariya ati simushaka sheri genda umunkize nibwo nzagira amahoro ese ibyo bintu koko mu by'ukuri ko uri kuvuga ngo n'urukundo murakundana n'iki ibyo bintu uzabimwemerera ngende ubikore koko ngo kuko umukunda icyo kintu rwose cy'urukundo hari aho bigera bikagira limite tucyumvikane urakoze neza cyane icyo kibazo ni cyiza ati madame arambwiye ati kubera ko ntumva reverenti genda ugure dawa ya panya tumurongere bibiliya iravuga ngo urukundo rurahugura rurahugura urukundo rurahugura nimba umuntu yayobye kuyoba bibaho no kuraswa imyambi satani ashobora kurasa imyambi umuntu ubundi urukundo ndashaka nkubaze etonde gatoya wasomye inkuru ya Samusoni Samusoni wemera ko yari umugaragu w'Imana kandi ndabyemera cyane Delila ntabwo yamuhinduye Delila ntabwo yari umugore wazanwe n'urukundo Delila ameze nk'aba bantu bashaka abagabo kubw'inyungu yaje afite mission yahawe n'abasaza be genda utunekere ntiyaje aje kubaka urugo yaje aje kurimbura Samusoni kandi aba bagore dushaka ntibaba baraje kuturimbura ahubwo baba baje kubaka bashaka bagahura n'ibitero urumva rero ngewe ikintu nemeza ko urukundo rubaho ni nk'umusirikare n'undi musirikare bagiye ku rugamba iyo umusirikare n'undi bagiye kugwana n'umwanzi wa musirikare bakamurasa mugenzi we ntabwo ngo bakurashe reka mujugunye bagufate ahubwo aramurekipera akamusubiza inyuma akaja kumuvura niyo mpamvu ibitaro bibaho n'ingo zigomba kuvugwa ingo nk'izo zarashe imyambi irimo umugore wawe satani amurashe umwambi wimujugunya muhugure mwigisha unamusengere wihangana unamusengere n'izo sida Imana irazikiza turimo turagana ku musozo tuzagaruka n'ubundi muri nka deba nk'iyi kandi ifasha abantu ariko turimo gusoza nagira ngo buri muntu wese afate umunota umwe nibura wo kugira icyo avuga wo kugira abwira umuryango abwira abanyarwanda ese n'umuryango byabayeho nk'umwanzuro nanjye nafata ku nk'umuntu ukiri ingaragu yewe ntekereza ko icyo twagafashijwe pasiteri rwose twagira umugisha kuba turi kumwe namwe mwagira icyo muhindura rwose mukagira icyo mudufasha kuko hari bimwe bisa nkaho bitugonga kandi mu by'ukuri byatugiraho ingaruka tugasubira inyuma tukarenganya pasiteri wakizeho iri sezerano niwe wankoreye amakosa ngaruka no kuri leta nayo ikaba yadufashe se nimba umuntu ari haje ibintu by'uburinganire bakavuga ngo uyu nubwo ari uburinganire ariko tumenyereye ko mu muryango nyarwanda uyu ari umutware mba numva ngiye nazajya gusezerana nzi ko ndi umutware mu by'ukuri batavuze ngo ni uburinganire bwo kuri buri umwe hagati aho bamuhanga kangahe ni 40 umugore kuko ari umufasha ntago nabura kumuhanga 30% cyangwa 40 ariko muri rusange nanjye nkaguma mvuga ngo ndi umutware mu by'ukuri nicyo ndi gusaba murakoze murakoze nanjye inama naho abantu bari kutwumva mu by'ukuri twaganiriye byinshi ariko reka ntanga inama naha ni uko abantu
reka mpere kwanza kubashatse ndagaruka ku batarashaka nsoza. Abantu bashatse muza mumenya ko iyo usenye ni ikintu buri kwereka isi. Nta rugero rwiza uba weretse abantu bakiri inyuma, nta rugero rwiza uba weretse abana bawe. Urugo rwubakwa ku rukundo, urugo rwubakwa kuri Kristo. Nimba hariya amakimbirane ufitanye n'umugore wawe, wikwirukira muri leta ngo mugabane, ahubwo irukire ku Mana, wongere usenge, wongere winginge Yesu umuhereza umwanya, hari ico azarema. Hanyuma reka ngaruke ku bantu bato, tuganira n'abantu bamwe washatse ngo ingo ni stress. Mu by'ukuri ingo sabwa ari stress, ingo ni umugisha. Tutabaye wingo n'amajambere ntiyabaho nguko ubutunzi cyane mu gihugu cy'u Rwanda, kuko naho turi muzi ko ubutunzi bw'u Rwanda ari abanyarwanda, ari abantu. Rero iyo abantu bari gutinya gushaka, baba bari gutinya kuzana bwa butunzi bw'igihugu. Rero mutinyuke, urugo ni rwiza, urugo ni amahoro, urugo ni umugisha. Murakoze, murakarama. Turimo gusoza nkanjye nka Reverend Rwema, nubwo twarimo tuganira, iyi ni deba, no kugira ngo twumve icitekerezo kiri kuri uyu, twumve kiri kuri uyu, ariko kandi cyafasha itorero cyangwa se igihugu muri rusange. Nkabubatse nababwira murusheho gukomeza urukundo rwanyu, murusheho nta zibana zidakomanya amahembe, ariko kandi ntitubabwira ngo mwishore muri ibyo, mwishore muri ibi bibasha gusenya umuryango wanyu cyangwa se urugo rwanyu. Ni mugaruke ku rukundo, ni mugaruke ku cyo mwiyemeje muri fiyansaye. Imana nibaho umugisha, dushima leta ko idushyiriraho gahunda nziza. Imana ibaho umugisha. Reka turusoreza aha ngaha, tuzagaruka ubutaha n'ubundi mu kiganiro nk'iki.